ntawambonye muri rogi ndi gusambana, ntawambonye muri rogi ndi gusambana. Kumugaragara basambana batabagore n'abakora n'ibindi bigakomezwa nuko ndi kuvuga ibyaha by'abapasteri, by'abitwa abakozi b'Imana n'abandi bantu kandi ndapotere. Icyo kigatangaza umuntu wari wese ku muntu yabango dore igipastere kitagira ubwenge, hanyuma mbwira abantu ngo nibatanga ituro mbasengere bakiri. Wamugani se ntabwo ari ubutekamutwe ubwo ngo inde ubwo ntabwo bwaba ari ubutekamutwe. Amaturo yubahwe ni umuntu ambwiye ati hari yewe ndashaka dufatanya amasengesho y'imisi 3 ku ntambara runaka cyangwa mu gihugu runaka. Ndamubwira ngo mu misi 3 abana banjye banywa icyayi, abana banjye bararya, abana banjye bakeneye esansi batwara ku ishuri. Hari ahandi bavuga ngo mwahayerewe ubuntu mutangira ubuntu, ariko n'ubwo kuva 95 96 97 98 nakoreye aho nyine ku isoko nk'urumogi nk'itabi. Najyaga ndwana n'abana hariya kuri beka nkafunga umuhanda niba arajya kubona abana abamayibo baniganye mu muhanda bateje ambutiyaje hariya nabaga ndi nka komanda wabo. Nasimbutse amakamyo inshuro utabara banjyanye wawa na Gitagata, nzi gutwika umuntu ku gatsisino undi akamusopa ari kwihanagura, nzi kwiba mu modoka, nzi gufungura ingufuri. Iyo ni indwanya. Ikintu nashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye bwo ku muhanda ni uburyo nanyweye urumogi ruranyica cyane. Ndangije ndyama mu gikarito cya firigo muri ruhurura yo kwa Nyiranuma, iriya ruhurura imanuka ikagera mu kabande. Noneho mfata igikarito cyanjye ninjiramo muri cya firigo nyinjiramo ndagifunga kugira ngo imbeho itanyica. Imvura iragwa nijoro, ruhurura iruzura, intwara mu gikarito cya firigo naviriyemo ngenda nisenagura na uviye inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri Sunday Park, ikaze muri buno buzima bwacu turimo, ikaze by'umweko ku bantu. Nanashimira abantu mwakoze subscribe kuri channel yacu, twamaze kuzuza 300 mu gihe cy'imyaka 2 yonyine. Thank you so much. Ni ibintu byo gushimirwa. Ndakeka ko ibiganiro byose nagiye nshyiraho byari bya mbere y'300, ariko tugeze ku 304 mu gihe gito cyane. Iki nicyo kiganiro cya mbere ngiye gukora, twaramaze kuzuza ibyo 300 n'ibihumbi n'abantu n'ibihumbi 4 n'abantu magana repito. Yego, mbahaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Ndi kumwe n'uyu mugabo muzi muri benshi, tumuzi nka Apotre Yongwe. Twamubonye cyane by'umweko kuri YouTube, ku mbuga nkoranyambaga, aho dukunda kuvuga ngo kuri ya mihanda. Tumubona avugwaho byinshi, tumubona n'abavuga byinshi. Twifuje kumenya ngo ni muntu cy'ubundi. Uyu muntu tubona twabonye kuri izo mbuga nkoranyambaga nk'umukozi w'Imana, ariko no mu bindi bikorwa ni muntu ki birimo gutwika. Uyu ni muntu ki birashoboka kutigeze umenya ngo ni muntu ki, kubera iki yatwikaga, kubera iki byagenze kuriya, kubera iki yafunzwe ari umukozi w'Imana. Akenshi ushobora kuvuga ngo bino bintu birahabanye. Nibyo tugiye kubona rero mu kino kiganiro inkuru yanjye hamwe na Apotre Yongwe. Apotre, tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Mumeze neza? Turashima Imana. Ntabwo gitwika cyane ariko. Ntabwo gitwika cyane. Habaye umuriro ntihabura ivu cyane, ntihabura umunyota. Ariko ntabwo dutwika, ahubwo turazimya. Ku buryo isaha n'isaha tuzimya ibyo twatwitse. Muzimya ibyo mwatwitse. Ubundi Apotre Yongwe amatsiko mfite ni muntu ki? Apotre Yongwe ni umugabo w'abana 5. Yego. N'umudamu. Abandi Apotre koko si bamwe bayita. Ndi umushumba w'imitswe. W'imitswe nande? N'imitswe n'abashumba batandukanye. Habwa indahiro yo kuba poso. Hanyuma bitangazwa hari abayobozi b'igihugu, hari abashumba batandukanye benshi muri uyu mujyi. Bitangazwa na televiziyo y'igihugu mu gitondo saa 7 nimugoroba ko mu Rwanda hari intumwa y'Imana yitwa Apotre. Si bamwe bimitse mu muhanda.
nkaba ndi umushumba w'amatorero ya Horeb Holy Church mu Rwanda no mu mahanga. Hanyuma ni tore wishingiye Horeb Horeb ni umuryango w'amatorero nashinze mbereye umuyobozi cya visionnaire. Hanyuma Apotre Yongwe ni umugabo w'indwanyi, ni umugabo w'indwanyi wirwanaho kugira ngo abeho. Ni umugabo ufite confidence w'indwanyi wirwanaho kugira ngo abeho. Ushobora guta mu mujyi ahantu runaka wahagera ugasanga umujyi yawuhinduye, yashakuje yawufasha. Apotre Yongwe ni umugabo winjira mu bintu akabyinjiramo neza. Mvuze ngo ninjiye ni ntabwo nagiye muri social media, ndavuga ngo ntabwo biza kubyara YouTube gusa, ahubwo birabyara n'ikigo cy'itangazamakuru. Nkaba ndi umuyobozi wa Yongwe TV, ndetse na The Vibe TV n'ibindi bitandukanye. Amazina yawe se ni Yongwe? Ko numva ni Yongwe ni izina nakuze banyita, bampimbye kubera bimwe mu bintu nakoraga nkiri mutoya nyine bitangaje. Ubundi Yongwe mu Kirundi bisobanura umwumbati wa gitamisururu. Dutuye hafi ni Burundi rero. Nakuze rero nkora ibintu by'udutendo turura. Wararuraga? Turura, nararuraga. Nduze abantu barandaya ati umwana ni Yongwe ararura kabisa. Kuko rero nakuze iryo zina barinyita ntarishaka. Nza gushiduka abantu bose banyita Yongwe Harerimana Joseph ntawe ubizi. Hanyuma rero nanjye ndavuga ngo aho maze gukizwa Imana irambira ngo iryo zina Yongwe rizagera kure, ngo abanyarwanda bose bari ku isi n'abanyamahanga bazarimenya, ngo amaradiyo, amateleviziyo, imbuga zitandukanye, abo hasi n'abo hejuru bazamenya Yongwe. Niko Imana yambiraga ngikizwa. Bituma rero rya zina ngenda ndikunda. Mbonye rero ntangiye kugira imbaraga muri confidence zanjye, ntangira kubwira abantu nzashinga Yongwe TV, nzashinga business Yongwe supermarket, nzagira agence yitwa Yongwe, ibintu bitandukanye ko nzubaka ibintu nkabyita iryo zina ryitwa Yongwe. Yongwe nuwo rero. Yongwe ni uwo nguwo. Yongwe tubwe ngo barakwimitse bica no kuri televiziyo Rwanda mu makuru. Navuga ko ndi umushumba wimitswe, igihugu kirabimenya, isi irabimenya. Wimitswe ryari? Wimikirwa nimitswe ni nafunguwe itorero tariki 7 z'ukwa 10 muri 2010, nimikwa muri 2015. Urumva niho nimitswe kuba umushumba. Ibirori byabereye muri Serena Hotel muri la salle yabo nini, reception hari kuri Jaride mo hajya munsi. Hanyuma nimitswe hari abashumba batandukanye, harimo Apostle Minyoni, harimo Bishop uhagarariye amatorero Restoration Church mu mujyi wa Kigali, harimo Bishop Gasore, harimo abashumba bavuye mu bihugu bitandukanye, aba Bishop n'aba Musenyeri bagiye batandukanye. Kuko nibuka ko by'umwihariko twasangiye uwo munsi n'abashumba 300 muri Serena Hotel. Hanyuma tukora ibirori, tutumira abayobozi, hari abo mu mujyi wa Kigali, abakarere ka Nyarugenge, inzego zitandukanye, bamwe mu bakomiseri ba polisi. Ibirori nyine byari ibirori nyine bikomeye. None se ndahirira nyine gukora umurimo. Nge nkuzi kuri no mihanda uvuga ku buryo nibazaga se mu by'ukuri uriya ni apotre ku mihanda, na apotre wimitswe wa mugani, bitewe n'uburyo nyine twakubona ku mihanda uvibinga wa mugani nka Vibe yawe. Bibiliya ubundi genda umusomyi wa Bibiliya, mfite masters muri theology, narayize. Hanyuma Bibiliya banga umurimo werekejeho amaboko, ukorana umwete. Ntabwo nagomba gushinga channel ya The Vibe ngiye gushinga na televiziyo yigenga. Hari Mbabazi Jaradi uri kuba ko afite 300 na 300 n'abantu 400 ngiye gushinga Yongwe TV. Hari TV1, hari BTN, hari televiziyo y'igihugu. Nagombaga nanjye kubereka ko ndi umwataka, nagombaga kwataka rero je naje mu muhanda kugira ngo mvuge, nagombaga kuvuga nyine kuko iyo
ninjiye mu bintu ndabikora buriya mvuze ngo ngiye gusenga ndasenga nkarimbura ibiti n'amabuye dayimoni ziravuga ngo yongo yaje gusenga mvuze ngo ngiye kubwiriza nuriye uruhimbi mbabazi nubwo ntiwakwibuka no kureba kuri cani urahagarara ukumva mvuze rero ngo nje mu nje kuvuga nagombaga kuvuga canu zigaceceka kandi naravuze mu gihe gito ziraceceka isi yose ireba the vibe. None ufite masters muri theology njye numva binantangaje cyane pe sibyo ufite masters muri theology none niriya mihanda ukuntu bakuvuze kugeza naho ufunzwe kubihuza gute yo buriya hari ukuza jewe naje nakoze ibiganiro byo mu muhanda nje gucuruza kandi intambwe ya mbere yagombaga kubaho nuko bamvuga ngiye kuri televiziyo y'iwacu kuri televiziyo kuri Yongo TV nkora ikiganiro bita murika business kijyanye na marketing mbere rero yo mbere yo kwamamaza ushobora kwamamaza n'uwamamaye yego ubanza kwamamara nyuma yo kwamamara ukamamaza nagomba kubanza kwamamara mu buryo bwose bushoboka na kwamamara nkamamaza mu buryo bwose bushoboka kwamamara rero nuko yewe gabira no ku muhanda ibintu byanjye byakomezwaga nuko ndapotere bati dorapotere uvuga ibintu nkabiri dorapotere wicaranye na bariye dorapotere wahuye na naka uri muri byacitse ariko je ku muhanda nta muntu nzi nasinze nta wambonye nasinze nta wambonye muri rogi ndi gusambana nta wambonye ndi muri divorce n'umugore ahubwo wasangaga nibyo biganiro narwanyaga izo za divorce nkakira kumugaragara basambana batabagore n'abakora n'ibindi bigakomezwa nuko ndi kuvuga ibyaha by'abapasteri by'abitwa abakozi b'Imana n'abandi bantu kandi ndapotere icyo kigatangaza umuntu wari wese nubonye ngo apotere Yongo yasoma ibyo navuze n'ibyo ndi kuvuga bigatuma ikiganiro kirebwa naho rero ikindi cyari ku muhanda narinje gucuruza Yongo TV narinje gucuruza The Vibe kumvuga rero icyo gihe kandi ndi gucuruza business natangije mbona iri kugenda ntacyo byabaga bintwaye arimo nabakuvugaga n'abariko cyane ahubwo buriya rero nkanjye hari ibintu narenze hari ibintu jewe ndeba birabanguye nta mutima uducira urubanza turatinyuka ku muntu yabango dore igipasere kitagira ubwenge kandi numva ntawe nibye kubango narebaga inyungu z'ibyo narindimo kugira ngo ubashe gukorera Imana nuko ibyisi ubireba nk'igihombo noneho kugira ngo utakaze Imana ibyisi ubireba nk'inyungu jewe rero nabaye mu bintu by'Imana ndi umwe mu bantu muri iki gihugu bagize ububyutse bwishi mu mateka ya gospel ibyo aho wakomanga hose ariko kugira ngo ibyo mbizemo ntabwo ari ibintu ntabwo nabijemo naguye muge ngo navuze ko Imana oya sinaguye je naravuze ngo ngiye ntangiye ikigo cy'itangazamakuru ngiye kuba umunyamakuru nge hariya mvuge uvuge igihe nikigera ibyo nzabihagarika nsubire mu bindi ariko mu byo wavugaga urumva harimo ibyangije izina ryawe mu byo twe twabonye uri apotre nkuko wavugaga ngo bakuvugaga amagambo menshi harya ngo pastor kitagira ubwenge bivuze gute nyine urumva buri wese avuga ibintu kuko muri social media ni ikibuga uhagararamo ukavuga hasi buri wese akavuga uko abyumva nk'amagambo bagutukaga icyo gihe wavuga gute ko uyu muntu aranze untuka gutya urumva jewe icyo nabonye cyamfashaga muri showbiz nta beef numvaga ko ibintu byose umuntu ambwiye ni ibitekerezo nkayo bakubwiye nyine yagutunguye oya jewe nta yantunguye urebye nta yantunguye ngo umuntu yambwiye kuko jewe mfite imiterere itandukanye n'iyabandi umuntu anyise imbwa mba nizera ko ntamera umurizo umuntu anyize avuze ngo dore ikigoryi mba numva ko ntaza kuzana urukundo ndeba ibyo ndi gukora n'impamvu yabinteye nese apo kuvuga ngo uravuze ngo apotre ikigoryi apotre ibyo byose cyangwa pasteri ibyo byose bavuga bitari byiza ugahuza nuko wenda ufite uri apotre koko ufite izo masters zawe ufite ahuri ibyo ntabwo byakuryaga ibyo urumva
urumva ibyo urabireba ariko mbere na mbere mbanza kumenya ngo impamvu nabijemo. wowe wize kubaza waje muri filimi utazi impamvu waje muri filimi filimi iraferinga abantu bakavuga ati ibyo bintu kuri uri nk'umusazi ukabivamo, ariko waje ubuti ndashaka kwiga mbimenye, urakomeza ukiga ukosora ibyo bavuze. Njyewe rero naje numva mbikunze, ndavuga ngo iyi shusho medi y'imihanda ndimo njyewe ngiye kuvuga kandi nsanzwe ndi umuvuga butumwa nzi kuvuga. uravuga ko nize kuvuga nzi kuvuga yego ndavuga none ndafokasinga ndavuga none ibibera mu nsengero kuko nanabizi, cyambere nka potere, cya kabiri nk'uwize Bibiliya, ndavuga n'ibyo ku muhanda. Noneho n'izina ryanjye rirazwe, amakuru yose ndayamenye. Icyo giro kuko numvaga ari byo ndimo, ibyo wari kuvuga byose ntabwo wari kumbwira ngo numvaga bitandeba. Icyo nirindaga no kwica amategeko, nkaba ngo ugenda avuga gutya nkore, kandi muri uko kuvuga buriya igice kinini ntabwo ari icyabantukaga, ubwo nabankomeraga mu mashyi. Buri ibintu by'Imana iyo uri kubivuga abantu babyumva gake. Ntabwo ari abantu benshi ashobora gufungura ijambo ry'Imana kuri YouTube cyigisho ngo umuntu agikurikiye akirangize, ariko umuntu afungura ibyo abari gutukana n'abari gushwana akabyumva inshuro 3. Hariya rero muri riyasi ya shusho media iyo uhagaze uvuga ubusa ubona abantu benshi bakoma mu mashyi. bivuze ngo wavugaga ubusa Inde wowe jewe se ibyo navugaga mu nkanjye byari ubusa kuko ntacyo byunguraga Imana. nese ko icyo avugaga ubusa Inde wowe navugaga ubusa kubera ibyo nari intego y'ibyo nari ndimo. Cyane ndi muri marketing, ndi kwamamaza chanu yanjye, waje ku mihanda ubizi uzavuga ubusa. Inde naje ku muhanda nje gukora ibiganiro ariko bitari iby'Imana, bitari iby'Imana umuntu atakumva ngo yihanakizwe. Kandi jewe nararahiriwe ko ngomba kubwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo impamvu nihe yanteye kuza. Ese kuvuga ubusa mugani nkuko uri kubivuga, nakoraga ibiganiro bitari ibyo mu rwego rwanjye kuri social media. Social media rero ni ibiganiro ukora abantu hari usanga zirimo ibintu bitandukanye. Ushaka kuba ati nzakora ibiganiro bijyanyeho n'imibereho ubuzima bw'abantu, undi akaza avuga ati nzakora ibijyanye na siporo, undi akaza avuga ati nzakora inkuru zitwika zisaza, zitwika zivuga zishyira byose hanze. Rero nakoraga ibishyira hanze byose. Hakabamo abasambanyi, navuga nto umuntu yarasambanaga bakamamagana, umuntu babona umukozi w'Imana yasinze bakafotora bati mwoherereze Yongwe ni uza kushyira izi nkuru ni uzi kuzika abatarange. Nkavuga ariko siko Bibiliya ivuga. Birabago nubona mwene so yaguye ugende umwegera umusengere umuhugure, urumva nibyo bihe narindi. None se wapanze icyaha ugikora ukizi oya shosho media ibyo nakoraga ntabwo byari ibyaha kuko mu byo watandukana ariko na Bibiliya yaravugaga ngo nubona mwene so yatandukiriye umwegere muganire, ariko wowe wahitaga umutaranga pasiteri runaka yasambanye yasinze. Muri Bibiliya ubundi habaho ibintu bibiri, habaho icyaha hakabaho n'icyaha cy'umutima. Hari ibintu ushobora ubonye mwene so ari gukora icyaha ntumuhugure ukicecekera, ntabwo byakubuza kujya mu ijuru. Ni urugero nguhaye, wabunaniwe kuvuga kwa kuri ariko Imana ntiza kuguhana nk'uwakoze icyaha. Shusho biriya biganiro nakoraga rero ni ibiganiro nabaga ndi gukora numva ko ibyo ndi gukora ntacyo byunguye Imana, ariko n'Imana itabinyicira. C'est vrai, ugiye ari ukavuga ubuse bagira ngo ntabo byakizaga. Uzi ko gihe nakoze biriya, hari igihe nakoze ibiganiro nkora kuri sijeza z'abapasitoro bagiye bashinga utubari. Uzi ko mfite twishi bahise bagurisha baratureka. Oya
no hano za Gasanze nari mfite ba Kristo baramamagaye bati naka yashinze akabari, naka yashinze akabari, naka afite akabari, naka afite akabari. Abapasiteri bazwi hano mu Rwanda bagiye bafite utubari. oya Ntangiye kuvuga ibyo tubari baratugurishije kugira ngo nabishyira hanze. none se kubera iki ujya mu pasiteri kandi uzi ko ufite n'akabari? Abo si jewe ntabwo ibyo nigeze. oya si wowe ndi kubyo nyine kubera iki? Nyine ni bya bindi. Jewe rero hari aho nahuguraga, nari nshinzwe nk'umutekano security, kuko niba umuntu narasakuza nti ntabwo ari byiza ko umuntu wese ntuzabana n'umugore mubyarane 3, 4, 5 ejo nurangiza ubega umugore yakunaniye mujye muri divorce. Ntimwaba pagani mu byo mukuru, Imana izabahana. Muhongera nkagaruka ni wowe wara uri umupasitoro usenga Imana wirirwa mu kabari, washinze akabari gute? Kandi akajya kuvuga ko inzoga kandi uvuga ko inzoga ari icya nizo saga niberaga. Nese mbwira nko kumva wa mugani umuntu w'umupasiteri yashinze akabari, abo baba baraguye mbere na mbere kugira ngo ujye gushinga akabari cyangwa ujye agakomeza kwigisha se akajya mu rusengero akigisha. wa waraguye habanza kugwa. Hari ibintu umuntu akora yabanje kugwa. Bibangwa Efurayimu yivanze n'andi moko amera nk'umutsima uhiye ruhande rumwe. Uko gushyira uruhande kumwe rero uragwa, ugatangiraho na ku isi yagusize. Kutakura umugisha mu rusengero, kuzakura umugisha mu kabari. Nkuko nanjye niyumvishe yuko na Imana idashobora kumugisha ntari muri izo saga. Mbese mbwira nk'abo bapasiteri wumvise bafite amaroji, bafite utwo tubari, muraganira muhuye icyo gihe bari bagihari. Icyo gihe ntabwo twaganiraga. Waganira n'umuntu uri kugusenya. Ubuse nabo muziranye b'inshuti zawe babikora? Oya je ntabwo nkimenyana n'abantu nk'abo ngabo. Ntabwo mwamenyaga? Ubu narahinduye mu bihe bishize. Mu bihe byashize oya jewe no mu muhamagaro wanje ntabwo jewe nigeze ngira nagakungu n'abantu. Jewe mfite ukuntu nubaka ubuzima bwanjye mba. Uri umuntu wese iyo duhuye nkabona ni umuntu w'ibyaha n'amanyanga cyane cyane yitwa ko akijijwe ntiyakongera kumbona. Ahubwo dushobora no gutandukana nomero yawe nkayisiga kuko mbona ko ntacyo nzagukura. Jewe nzi uburyo bakizwa neza, uburyo umuntu akizwa neza kuzura umwuka wera akaba umukristo, ijuru rikamufungukira, wajya ukandaje kuvuga ngo genda umurokora. Ukuzura umwuka wera kwirukana abadayimoni, ugasengera abantu bagakira ibitangaza bikaba, ugahanura nkanura nkerekwa nkavuga ku rurimi, Imana igatura muri jewe. Wewe warukijwe neza buriya? Njyewe Fred buriya icyaha je nari mfite muri showbiz ni kimwe, nico kwicarana n'abantu bafite izina ribi tugakorana ibiganiro no kuvuga byose, hanyuma no kuba ntumbiriye amafaranga mu buryo butandukanye. Nge nakubajije warukijijwe kiriya gihe? Ntabwo wabango warukijijwe, gukizwa n'ubundi nari nkijijwe, ariko ntabwo nari intumbiriye kwagura ubwami bw'Imana. Hari ugukizwa. Reka yongere kubaze muri buno buryo. Wagenderaga mu nzira z'umuntu ukijijwe? Njyewe yego. Hariya nari nkijijwe kuko narwanyaga n'ibyaha. None se kukinamaganaga abakora divorce, kukinamagana ibiganiro nakoraga byose wumvaga ko birimo n'ibintu by'Imana, kwamagana, gucyaha, guhugura, kuvuza induru no gushyira habona. None se kukibagufunze? Jewe ibyo abamfunze n'ubu ndacyafunze. Mbaze gake urumva ko ndacyafunze. Uburoko buzaragira ku itariki ya mbere y'ukwa 10. Uri kuvugana n'umuntu ufunze. Tutaza kugushyirishamo. Aya ntawe unshirishamo. Wanshirishamo. Ibi biganiro ndabimenyereye. Kuki bamfunze? Kuki bagufunze? Bamfunze kuko nisha amategeko. Wica amategeko gute ukije? Inde wica amategeko gute ukijijwe? Jewe ibyo bamfungiye ntabwo nari nzi ko ari icyaha. Namenye ko ari icyaha, bambwiye ko ari icyaha, hanyuma manika amaboko nsaba imbabazi kuva kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'inzego zibishinzwe n'ubutabera baramfungura.
ntabwo nari nzi ko ari icyaha. Okay, wakoze iki cyatumye bagufunga rero? Na kubi mbabazi winsubirisha mu byinshi. Mu ncamake. Oya mu ncamake je bamfungiye icyaha cyitwa ngo kwihisha ikintu cyundi, ngo kwizeza abantu ibitangaza, ngo kwizeza abantu ibitangaza ugambiriye kubatwara ibyabo. Aho navuga ngo gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, gutera imbere ni nonaha, hanyuma mbwira abantu ngo nibatanga ituro mbasengere bakire. Wamugani se ntabwo ari ubutekamutwe ubwo ngo inde ubwo ntabwo bwaba ari ubutekamutwe. Amaturo yubahwe na sokuru yarayatangaga, na sokuruzo yarayatangaga, no ku cyumweru uzajya uzayatanga. None se ubwo bakagufungira iki? Inde baramfunze n'icyaha cyabaye icyaha, n'undi uzagikora bazamufunga. Bize wasabaga abantu amafaranga. Jewe naregwaga yuko nsaba abantu amafaranga ngo mbasengere. Bibaho subundi? Inde ibyo bintu bibaho? Ahubwo Imana yo yagiye isaba ibikomeye. Kiretse gusaba amafaranga, ahubwo Imana yo yageze kwa Aburahamu, haba umwana umwe w'ikinege, ibwira Aburahamu ngo mu mwana wanjye, itanamujyanye kumurera kugira ngo bamutwike umwotsi uzamuke yishime. Ariko nanone muri Bible hari ntabwo ari wumvise gutanga amaturo si icyaha, ahubwo icyaha ni iki? Ariko kubwira banza wumve icyaha ni iki? Nuko nayasabye twarako. Gutanga amaturo si icyaha kuko na leta irayemera, ahubwo uko uburyo ushobora kuyasaba. Wayasaba gute? Ushobora kuyasaba mu buryo bubyara icyaha. Gutanga amaturo si icyaha, ariko ushobora kuyasaba mu buryo bubyara icyaha. Apotre wayasaba gute byatumye yagufunga? Uraza kubireba kuri YouTube. Oya kandi nabwira uraza kubireba kuri YouTube. Gutanga ituro si icyaha, ariko ushobora kurisaba wajya mu mategeko ugasanga uburyo warisabye byakoze icyaha. Aho rero ntabwo mpatinda kuko amaturo n'ubu barayama nk'umushumba. Ariko bamituro bakuye ku mutima. Simubwira ngo utanganye. Nese umuntu yarazaga ukamusengera ukamugutera rero ugiye gukira, cyangwa mbere yo kugusengereza n'amafaranga? Ni kimwe muri ibyo. Impamvu ndi kwivuga jewe narabyumvise babivuga ubwo uratubwa niba ari ibyo cyangwa atari byo. Bavuga ngo mbere yuko Apotre Yongwe agusengera ufite ikibazo, yakubwira ngo uzana aya mafaranga ubundi gusengere urakira. Ntabwo nigeze ngira tarifu kuko iyo umuntu aje kundeye iwanjye nta biciro biya bihamanitse. Jewe mu rubanza rwanjye mburana mfite kimwe naburanaga. Birangira ibyo mburana nabyo nsanze atari ngombwa ko mburana, nsaba imbabazi. Icyari kigendiriwe n'iki? Njewe niba genda umunyamasengesho uzwi ko nshobora gusengera abantu mu buryo butandukanye banyizera bari ku isi, mu migane yo ku isi itandukanye. Niba umuntu ambwiye ati hari jewe ndashaka dufatanya amasengesho y'imisi 3 ku ntambara runaka cyangwa mu gihugu runaka, ndamubwira ngo mu misi 3 abana banjye banywa icyayi, abana banjye bararya, abana banjye bakeneye esansi batwara ku ishuri, nanjye iyo misi 3 nkeneye ibi. Urabishoboye amasengesho tuyakore? Simbishoboye. Niba utabishoboye rero mpamagara kuri telefone yawe ngo usengere, kuko Imana yampaye gusengera. Ibyo rero mbwira ngo dufate 2, 3, 5, ibyo uraza kubishoramo bibe depase, kuko hari ubuzima buza guhagarara. Yewe umurongo wanjye ni uko waruteye. Hari ahandi bavuga ngo mwahayerewe ubuntu mutangira ubuntu. Ariko nubwo natangiye ubuntu nasobanuyemo kimwe. Nakubwiye ngo niba ukeneye ko ngusengera ndagusengera, ariko hari abantu batega indege, agatega indege avuye muri Canada, hakaza kuvuga ati ndashaka tujye gusengana amasengesho y'imisi 3. Njewe rero mfite kuva mu gitondo kugeza nimugoroba mpora muri depasse, mobile money yanjye mbangira gukanye muri ibibazo byanjye n'umuryango cy'ubuzima bwa buri munsi. Icyo gihe niba ushaka ko nkuraho telefone yanjye ntitabi yawe gusa nkabana nawe, ndabanza kumubaze ngo ubuzima bwanjye ntibusubira inyuma, abo ndeberera biragenda gute? Naho nari narubatse.
ntiwahombye mpomba nyuma gute? y'uko leta igufashe nyuma y'uko inzego zigufashe ntiwahombye. Urumva hari benshi wasengeraga bakaguha inote, ntiwaguye mu gihombo mu buryo bw'amafaranga? oya, igihombo nta kuko umunsi ntasengeye umuntu ngo ampe amafaranga sinaraye ntasinziriye. Nubwo nabikoraga ntibyari business, ntabwo nabifataga nka business, kuko nabo bose twahuye twaba twarasenganye ntawe nafashe telefone yanjye ngo mpamagare. Ni abantu bambonye bakizera ibyo mvuga, banyumvise bakizera impano indimo, bakizera ibyo mvuga, bakampamagara. Ntawe abantu bamenyaga gute ko ufite iyo mpano yo gusengera abantu bagakira bakagera ku ahantu wagera hose ku isi, igihugu cyose wakwinjiramo, nubwo wansiga umwanda ugafata imyenda y'umweru nambaye ukayisiga umwanda, abantu banyuhagira bakankunda. kubera iki? kubera ibindi ni ibiki se bikorera inde ibintu by'Imana. Okay, byakugezemo gute? Inde nasenze amasengesho abandi batasenze. Hari ibihe mbamo byo gusenga ku buryo umuntu wese atabisenga, kandi amasengesho atera igitinyiro. Amasengesho atera feva ikurura abantu. Abantu baguha ibintu, nubwo abuti Yongwe mufashe muri ibi n'ibi, mu kanya haraboneka abantu bashaka Yongwe bamukunda kubera ko niko Imana yabikoze. Nisisi maze amezi 3 mvuye muri gereza, naraje mpita nshinga itorero mu Nyakabanda, ndavanga ibintu byo mu mihanda mbivuyemo. Nahise nshinga itorero mu Nyakabanda. Irindi se ntabwo rufite? Oya, nahise ntangira mu Nyakabanda. Bumva iyo misa wa Kristo, hari ibihe byabayemo abakristo baranyanyagira, bagenda banyanyagira. Hanyuma nahise mfata sare ndasenga mu Nyakabanda ibyumweru 3 gusa, haruzura. Mu cyumweru cya 4 mpita mfungura ku Kinamba, hani nyuma y'igikari cya Beka. Sare yakira nk'abantu 800, nsenze 3 kuzura gutya. Naha twicaye mvuze ngo Yongwe yatangiye gusenga hano, wabona mbutiyaje, ntacyo wakora ubuza abantu kuza gusenga. Yongwe yavuze, Imana yampaye ibyo kuvuga, insiga amavuta yo kuvuga, impano y'ubuhanuzi, impano yo kwirukana abadayimoni, impano yo gukiza. Aho wagera, ngeze Nairobi bahita bati Yongwe yaje, ngeze Zambia, ngeze Mozambique, ngeze South Africa. N'umunsi nirukaga Dubai ku kibuga cy'indege, kimwe cyakangaye cy'abantu bari mu kibuga barahagutse batapotere Yongwe. Bamwe ati nkoraho, ati bandi kora, bamereza passport nzikoreho. Uwo muntu rero mu cyongereza icyo bita big na the biggest, biggest. Urumva nuko wakugeza kuri izi saha, ntabwo ari ibintu rero wafungira. None se ni nacyo umuntu yibaza. Muri no misi hari inkundura yaje gufunga insengero zigeze mu bihumbi. Izawe ntabwo zagize? Nizange barazifunze. Ngaho ubu simfite aho nsengera. Abantu mwansabiye kuva mu muhanda, ndeka ibiganiro byo mu muhanda, cano yanjye ya The Vibe irazima. None barazifunze? Irazima, nisubira mu bintu bya gospel, none insengero zanjye barazifunze. Uhejo nigarukira kuri YouTube bati Yongwe Imana irakwishe. Kandi kuva nafunga insengero zanjye na urambwira ati pole sana. Urumva ni hamwe nakubwiye ngo wishinze abantu. Yeah. Uzizamurira cano yawe idolari ritangire kugwaho, abantu bakuye ati Yongwe waraguye, ibyo biganiro ntibigukwiriye. Nimba hindurira nkaza, umumaze amezi 3 nkora ibiganiro bya gospel nshyira ijambo ry'Imana kuri The Vibe. Bamwe bakunda urusaku byacitse sinzi aho bagiye, bamwe bansupportingaga bakampa amafaranga mvuga bya biganiro navugaga batashakaga, barigendeye. Ubu nigarukira nabo baba Kristo batavuga bati noneho Mana afasha Yongwe, insengero ze bazifunze, baratangira abantu ke. Wishinze abantu rero naho wazagera. Ahubwo umva ibyo ugiye gukora, umenye impamvu ugiye kubikora n'inyungu yabyo. Naho wishinze abantu wakunaniwe, bagukomera mu mashyi ukagira ngo muri kumwe, bakuvugiriza induru ukagira ngo ni ukugukunda, naho ari ishyari. Furendege niza abantu. Umuntu ni iki kuri wowe rero? Umuntu muzi mu buryo butandukanye. Umuntu ni inyamaswa ibasha kuba
mu buzima butandukanye nshingiye ibyo nabonye umuntu ari inyamaswa ishobora kubaho mu buzima butandukanye ikakira ahantu hose uyijyanye. Kabiri, umuntu nta muntu n'umwe wamenya umuntu nk'uko Bibiliya ivuga. Rurabagwa n'umugore we murana mupfumbatana ntukamwizigire, yakwereka kandi gapande ku muntu. Iyo mbonye umuntu rero Fred, iyo ukurikije ibyo bihe waciyemo ugacanamo n'abo bantu bawe bagusanga kuri YouTube bagagusapotinga mu buryo bwose bushoboka, byongwe komerezaho ugafungwa ntubabone bagukurikira. buriya nkanjye kuko nitwa pasiteri mbabarira byose nkihanganira byose. Ikindi, iyo izina ryakomeye inyenyeri yatse aho ugeze hose iraka. Aho ugeze hose iraka. Ntanga urugero, ndi Kimihurura kuri sitasiyo ya polisi Kimihurura nateje ambutiyaje kubera abanyamakuru n'abantu bazaga kunsura. Banahagarika iminsi ngahe usurwa kw'abafungwa kubera abanyamakuru n'abantu bazaga. Ndi Kimihurura narasurwaga, umva, narasurwaga induru ikavuga. Ngeze Mageragere narasurwaga, ahubwo baramfunguye abanyururu bararira bati turongera kurya gute. Narasurwaga ubwo kuri wa gatatu no ku wa gatandatu nije n'amakarito n'ibikapo n'imikati ninjira mu rupangu nongera ngaruka kugeza ubwo yozo bati ntabwo ongera gusohoka. Amakarito y'amata narapangaga kagera hariya hejuru n'imikati mu gikarito, hanyuma nkacare ya mu gihodi ku bantu bafunzwe batagira kishinge na rugero mbaha imigati mbaha amabiswe n'ibindi. Yahugeze hose warakoreye Imana inyenyeri umucyo w'Imana ukurimo, Imana igumuge. N'abakire bari muri gereza abuzi bakomeye navuze amazina bantumiraga n'inkoko yokeje kwa Nyirangarama bakayinzanira ku buriri bwanjye batiga duhabwa umugisha kuko narageze nimika abapasiteri tubatiza abantu 1470 bakira umwami Yesu. Urumva rero ndakora ndabwiriza ndahanura ibitangaza biraba, ni naho nakuye kuza mvuga ko ntazasubira mu bintu byo mu muhanda. None bwira Apo, ari amakuru yose wabonaga ugasanga washyize hanze abantu bagiye bakora ibyaha baba pasiteri cyangwa baba vuga butumwa, wayakoraga he? Ngewe se kandi nakubiye ko ndi umunyamakuru hari ukujya kuri tere gushaka inkuru, kuyitara, kuyeditinga no kuyitangaza. Ibyo narabyize rero, gutara inkuru imyaka ya hafi 3 ndi mu kigo cy'itangazamakuru cya Yongwe TV, nzi gutara inkuru hanyuma nkanayeditinga nkanayitangaza. Nkanareba ko n'ubishinzwe je noneho n'ubishinzwe muri Yongwe TV yagomba kubanza kundebera ko nta mategeko yishe. Yujuje amategeko nkayitangaza, bagatera kamera nkayivuga. Reka dusubire kera mu bwana bwawe. Yongwe yari mu ntate, yari mu umeze ute, yakuze ate, akurira he, mu buzima umeze gute? Yongwe avuka mu majyepfo, tuvukana turi abana 14, ndi umwana wa 9, bamwe barapfuye abandi bariho. Hanyuma papa afite imyaka 92, mama afite 89 baracyariho. Hanyuma je natangiye navuye mu rugo mfite imyaka 12, mba mu mujyi wa Butare mu Rwabayanga. Ntangira kunywa urumogi, ntangira kunywa itabi na kanyanga. Nza mu mujyi wa Butare wa Kigali nta muntu tuzanye, ntangirira umujyi munsi y'isoko rya Nyarugenge kuri pubere ebyiri zari zihari. Hejuru ya Menumetari niho nararaga. 9 kuva 9 9 9 nakoreye aho nyine ku isoko nk'urumogi nk'itabi. Najyaga ndwana n'abana hariya kuri beka nkafunga umuhanda niba arajya kubona abana abamayibo baniganye mu muhanda bateje ambutiyaje
hariya nabaga ndi nka komanda wabo. Wari umwana wo ku muhanda nawe? Jewe nafunzwe muri konteneri Remera, nasimbutse amakamyo inshuro utabara banjyanye Iwawa na Gitagata. Ubwo buzima nabayemo, konteneri yiho baramfashe bagifungira muri konteneri Remera mbana hamwe iminsi 19. Nanyweye urumogi, nanyweye kanyanga, nanyweye itabi, nanyweye imbandure, nzi gufungura imodoka, nzi gutwika umuntu ku gatsisino undi akamusopa ari kwihanagura, nzi kwiba mu modoka, nzi gufungura ingufuri, iyo ni indwanyi. None se hanyuma nakiri yego hanyuma ibyo nabibayemo imyaka myinshi. Imyaka ingahe? Imyaka ingahe? Je natangiye kuva mfite 12 niho navuye mu rugo. Uri umwana wo ku muhanda nkuri ahantu hatandukanye, urumva kugera mu myaka hafi 20 nibwo buzima nabagabo. Nakira gakiza rero muri ADPR mu Gakinjiro. Nagiye kwiba mu rusengero, habaga gasengero gatoya, tyaniro rya mbere ryarangira rya kabiri riri kwinjira bakagundana, nkaba ndi kubasopa mu mashakoshi, mbasopa n'imodoka, mbafungura marete mbiba. Umudiyakoni aramfata, amfata ndi gufungura igikapu cy'umuntu, ahita rero anjyana mu rusengero akora protocole, amfashe ukuboko akanyayungura ati ndakuzibura ndagukubita. Naje kwihana rero ndamubwira nti mbabarira ngende nihane ngaruka. Ndagenda ndihana. Kuva rero umunsi nihana natangiye kubwiriza ubutumwa. Aho narapfukamye makuru impano yo kubwiriza. Kuko mvuye uwo Gada amaze kundekura, umudiyakoni yitwa Gada afite itorero muri Kenya. Hanyuma amaze kundekura natangiye kubwiriza mu muhanda. Mbwiriza mu muhanda imyaka 2. Ntega tagisi Gikondo, Kicukiro, Nyabugogo, Kimisagara, ngenda mbwiriza muri za hiyasi zikiriho. Za hiyasi zose ziramenye zikajya zintwara nishyura mfite ingoma mbwiriza muri hiyasi. Abwiriza mu isoko y'Igikondo barahankubitiye cyane ndi kubwiriza. Nateje ambutiyaje mu isoko rya Nyamirambo, rya Gikondo, mu masoko yose mbwiriza. Nza kuva kubwiriza njya kuyobora icyumba cy'amasengesho mu Gakinjiro. Ngira ububyutse bwishi igihugu cyose kirahurura. Kugeza ubwo abantu bararaga mu rusengero. Hanyuma 97 ntangira itorero Horebu muri confidence. Bantu barambira ati dashinga ntibyina ntiwabishobora. Ndahaguruka ndahagira n'inshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Nagira umurimo. Niyo mpamvu ngubwira ngo Yongwe ni umuntu w'indwanyi uzi kurwana kandi byanze bikunze. Iki gikombe ndakivamo, ndataka n'umwataka mwiza. None se watubwe ko ngo wize kugeza no muri masters? Narize theology nayize ndi pasiteri, ndi umushumba wa Horebu. Wize ute? Nize i Lusaka muri Zambia, ishuri rya Bibiliya, ni nkomeza kwiga no mu Rwanda. Hanyuma hari ibitabo twinigaga mu buryo bw'ibitabo, hanyuma ndakomeza. None se hari ukuntu tujye twumva masters ubundi yaba ari ya theology ndetse n'izindi zitandukanye, byanze kunze gusa kuba waragiye mu ishuri, warize primaire, secondaire na kaminuza, ubundi ugakora na masters. Jewe ni nzi Cyongereza. Nizi Cyongereza. Wakize he? Urumva nk'Irusaka nize mu Cyongereza. Hanyuma nino nizi Cyongereza. No muri gereza ubwo ejo bundi naho nariza amezi 6. Kamemu ariko biriya bitabo bya theology byo icyo kiba gitandukanye n'ikindi. Theology nize y'Abanyamerika wiga mu rurimi ushaka, kuko babishyira mu bitabo. Ubwo hari abigaga mu Cyongereza, mu Kinyarwanda no mu Giswahili. Ni porogaramu ushobora gukurikira amasomo ya Bibiliya bijyanye n'ururimi ushaka. Primaire warayize se? Secondaire warayize? Nakubwiye ko mfite masters muri theology nize kandi yemewe n'amategeko. Ushaka kujya kuri internet cyangwa kuri Google ukabibona. Hanyuma ibindi bijyanye n'amashuri nize, nzi kuzuza Igifaransa, nzi kuzuza Icyongereza, hanyuma nzi kuvuga Ikinyarwanda cyiza. Shobora kandi mu bihugu maze kugenda mu bihugu birenga 30 na bingahe ku isi. Ntabwo njyana umusemuzi ndisemurira. Urisemurira. Nase ibyo Ega iyo wumva Bibiliya iravuga, yumva aho wavuye, yumva havuye. Uri umwana ku muhanda. Uyu munsi ukaburi apotre. Ibyo bintu bivuze iki kuri wowe? Jewe se bivuze ko Imana itarobanura abantu ku butoni.
ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Yeah. Kabiri, bivuze ko Imana iyo igiye kuguhamagara itareba aho wavukiye n'ibyo wabayemo, ikubabarira byose, ikagirira icyizere uwishaka. Ibi byose tuvuga ngo amashuri, aya teoloji, amarisansi, ni inyongera. Ubundi ntabwo biga ubwenge, ahubwo bongera ubumenyi. Biga ubumenyi. Ubwenge biraba ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaniko kujijuka. Iyo usenga Imana, uyobora inama. Hari inama njya nyobora, wenda tubari hariho nk'igihe kuri televiziyo twari dufite abakozi benshi cyane, benshi barenga 100. Yeah. Kandi nawe urabizi uri umunyamakuru, abantu bizi itangazamakuru ni abantu bafite imyumvire na confidence zabo, bazi amategeko, bafite lisanse, babitinzemo. Kwa twicara muri sale nk'iyi ngiye abakozi bakuzu, nkayobora inama. Nagiye nyobora inama z'abashumba batandukanye, bize babahanga, bafite ingo zikomeye, harimo n'abakorera ibigo bikomeye. Ariko iyo usenga Imana, ubwenge bw'umuntu usenga buri hejuru y'ubwa dogiteri, ubwa maitirize, ubwa masters, buri hejuru cyane. Iyo usenga Imana wumva ibyo abandi batumva, utekereza ibyo abandi badatekereza. Naho rero mu ishuri ibyo mwiga, ibyo twiga ibitabo. Abanyamerika banditse, Abongereza banditse, Abanyarwanda banditse, Abanyamahanga banditse, tugafata bya bitekerezo byabo bakabiduteramo, kandi koko bikabyara umusaruro cyangwa bikaduhindura uko nka wa murongo bashyizeho. Kiro mfite ubwenge natire nakuye mu gusenga, mbonye n'umupilote mwiza akanyigisha, akama amahugurwa, indege nayatsa nkayijyana muri Amerika nkayigaruka. Yeah. Izo confidence zanjye. Apote kujya ngo ujye ku muhanda, wari wabuze iki mu rugo cyatumye uvuga utereka njye mu Rwabayanga bumwana ku muhanda? Ntacyo nari nabuze. Jewe nakuzi iwacu hari inka zahuka zikagera nkari hakurya, hari ihene nyinshi, hari ibyo kurya. Niki se cyabaye? No, jewe niyumvishe, nari mfite confidence, numva ko nta muntu ushaka kwanyobora, ko ngendere mu mabwiriza. Kuki utatashye, kuki utagize gute du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 , ndabana ari kubundi munyobora gute. Ndahaguruka, je numvise ijwi ndabango, ndahaguruka ari nimugoroba, ndabana ngiye mu mujyi. Njya mu mujyi rero, bwije njya mu ikanevu ndaryama, bwongeye mbyutse njya gushaka ibyo njya mu isoko, mfata umujyi nza ni Kigali. Narabyutse mu itondo nabanguye umujyi wa Butare katika General Yesu, ndatashye. Yesu wese naramuvuga, nurira ikamyo ndabago ndaje mu mujyi. Uzi Kigali? Nzi Kigali. Bwije ndabanguye umujyi mugezemo. Nibuka ko nikoreye igitoke cy'umuntu gikuye mu isoko rya Nyarugenge, nkijyanye hano kuri Ecole Française. Ngitwaje umuntu uvuye ku kigura. Hanyuma ntashye nyoberwa ku isoko Nyarugenge, nkazenguruka nkagera ku musigiti, nkahayoberwa nkongera nkazenguruka nkagera sehashika, nkagera kuri Beneri, kugeza nimugoroba nyoborwa ku isoko Nyarugenge. Ndayoba. Ariko umujyi nabango wamugiwe nakugezemo, ntabwo nzakuvamo. Ubwo rero nubye nubwo wanti washinga itona aho wana hose bitaniyamine. Nicyo utajye wibagirwa mu rwose bwose bwo ku muhanda, ni gakoryo kakubayeho muri ibyo bihe, haba ari Butare cyangwa i Kigali? Ikintu nashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye bwo ku muhanda ni uburyo nanyweye urumogi ruranyica cyane, ndangije ndyama mu gikarito cya firigo muri ruhurura yo kwa Nyiranuma, iriya ruhurura imanuka ikagera mu kabande. Yego. Noneho mfata igikarito cyanjye ninjiramo muri cya firigo, nkinjiramo ndagifunga kugira ngo imbeho itanyica. Imvura iragwa nijoro, ruhurura iruzuye, intwara mu gikarito cya firigo, naviriyemo ngenda nisenagura, naviremo mu rubingo kwa Nyiranuma. Sinzapfa. Sinapfa. Wisanga ahandi hantu. Ikindi nasibagirwa ni umunsi nasimbye ikamyo injyanye Gitagata. Twari abana babiri, nk'abana b'inzererezi. Umwe yarayisimbutse, indi iri inyuma iramugonga. Uwamugonze ntiyabishakaga, agongwa n'indi modoka. Niba yarapfuye atarapfuye simbizi, kuko genda yisimbuka.
Yeah. wa mbere yasimbutse imodoka iri inyuma iramugonga imukubita nkare niba yarapfuye simbizi jewe ndasimbuka wumvise ndasimbukwa ngwa mu giti sinagira icyo uhita wikomereza ndakomeza sinagira nk'umwana wo ku muhanda umwana wo ku muhanda yego wafunzwe kangahe uri umwana wo ku muhanda ntabwo nabibara sitasiyo ya polisi ku Muhima barantwaraga bati wari umaze iminsi ubaha Inyamirambo barantwaraga wari umaze iminsi ubaha yego ntabwo wambwira ngo mbajije ngo nafunzwe inshuro zingahe cyangwa nanyweye itabi ringana gute cyangwa nanyweye ikori ingana gute ntabwo nabimenya none se nta nubwo namenya abankubise kenshi nakubitwaga naribaga mu isoko ryose rikankubita ririya rya Nyarugenge n'ahandi hose ibyo bagufungiraga kenshi byabaga ari iki kwiba kunywa urumogi nta kindi umuntu wanyweye urumogi yabaga meza aba afite swing nyine zimeze gute wowe n'iki wumvaga muri wo nuko ushobora no guhura na general ukamubwira uti yongoze mwana uba uri mu yindi si uba uri mu yindi si ntutekereze ejo hawe ntutekereze ibyo urimo ntacyo utinya nta cyifuzo nta mushinga ubu ari ahandi hantu rwarakuryohera ushobora nko kwicara ugaseka nk'iminota nk'isaha 3 useka wabona n'umuntu uri kurya ugaseka wumva uryohewe se wumva uryohewe uba winjiye mu yindi si ni doroge nyine ubwenge buba bwagiye umaze gukizwa warabiretse ntabwo wigeze ujya kubikumbura oya ibintu byose nihanye umunsi nkizwa Yesu azarinda agaruka nongeye kubikora jiwe niyumvisha ko nanaguye sinanywa inzoga n'itabi nta nubwo nasanga nta busambanyi wishoyemo oya muri icyo gihe jewe nabanye n'umugore umugore nabanye n'umugore ari uw'Imana impaye ari nawe mama w'abana banjye ibyo ntabwo ku muhanda barasambana se uzarara mu mbeho ucunganwa n'abapolisi n'imbeho ya 11 n'urumogi n'abagutera imigero ujye gusambana hasambana bariye baguwe neza umubiri uguwe neza ntabwo ari ubusambanye nabo baye simbuze ejo bundi bagufata bagufunga urumva wari warafunzwe inshuro nyinshi uri umwana wo ku muhanda ntabwo byese bigusubiza ibyo gufungwa cy'umwana wo ku muhanda ntubibara nk'igifungo baragutwara urare muri gereza kuko n'ubundi uri umumineri bagusohora ugende cyangwa icyo gihe gihe nk'urumogi byari aya mategeko yo gufunga abantu cyane byari byoroshye kwanywaga urumogi mu gitondo bati genda uharure hariya ukaharura ari ukoza imodoka ugakora ibintu mu minsi 3 bakabakubita mu gataha cyangwa bakabajyana iwawa cyangwa igitagata icyo gihe ntihariho nta muntu wakatiraga 25 cyangwa 5 cyangwa 10 ibi rero ntabwo nafunzwe nk'umwana wo mu muhanda nafunzwe nafunzwe nka Potere nka Potere ndetse umustar uzwi mu rwego rw'isi nafunzwe nk'umuco nk'umuntu ufite izina ufite ibyo ukora banambwira bati urwego rwawe n'ibyo ukora ntibihura urumva rero kuya ntabwo kwari ugufunga yego twishimiye kumenya byinshi ku giti cyanjye menye byinshi cyane kuri Apotre Yongwe ubuzima waciyemo bwo ku muhanda ntabwo nari nzi ko waciye muri ubwo buzima gufungwa kwawe kwejo bundi n'ibindi bitandukanye tumaze kumenya muri kano kanya tugana ku musozo niriye somo ry'ubuzima wigiye muri buno buzima bwose isomo ikintu cya mbere je nize umuntu ubugenze umuntu nize umuntu niga n'ubuzima isi ntisakaye tubari ko tubwira abantu umuntu wese yanyagiwe isi guha icyo warika kuzamura rika gukomera mu mashyi ejo ikaguhemika kuvugiriza induru kuko niba wumvise amateka yanjye ndi umuntu wabaye mu muhanda mva mu muhanda ndarwana mba mwarimu muri ADP ndarwana mba representa w'amatorero ya Horeb ndarwana mba Potere ndakorera Imana ndazamuka isi yose iramenya nkuko nabikubwiye insengero barazifunga mu myaka 5 ishize ndaza nza muri social media nje muri social media ndataka nanone isi yose iranyumva
no muri uko kwataka Imana mu mugisha nta kintu wankangisha. Nzi kugura imodoka nziza irimo nkayigendamo, iri mu nziza zihita mu mujyi bagakoma mu mashyi. Nzi gutura mu nzu nziza, nzi gutega indege nziza, nzi kurya muri hoteli nziza, nzi kujyanisha imyenda ni urugero nguhaye. Nzi kubaho, nzi gutunga miliyoni 100, nzi gutunga miliyoni 2, nzi kurara ntayafite, nzi kugira amafaranga menshi amwe ukayashyira munsi y'igitanda yandi kuri konte no ku makonte ugashyiraho. Nzi no gusonza karamuka yitondo wibaza uti ndakuraho 5. Nzi gukomerwa mu mashyi, nzi kwakira abakomeye baje kundeba bansaba ngo ngure imigabane mu makampani yabo. Nzi kwicarana n'abahirwe bavuga ari kijyana bafite inganda n'ibikomeye. Nzi kubasura mu ngo zabo bakantekera. Kabiri umvise nzi no kubona abantu bose bakwanze bari kubago nabambwe siwe wabona. Ivyo byose ndabizi. Icyo nabonye cyo ntabwo nishuza kujya muri gereza, kuko ibyo nabonye byo binyongera kuba umuntu, bikongera n'ubumuntu muri jewe, bikampesha gusengera bari mu nzu y'imbohe, bikampa kwicisha bugufi kuko ntawe utanyagirwa, bikampa gushima mu gihe mfite umudendezo, kuko nabonye aho umuntu abyuka akambara ikositimu ukagira ngo aratashye, akagenda agahagarara ku rugi akareba urugi akazunguza umutwe agasubira kuryama. Nabonye aho umuntu akubwira nicaranye n'abazaba hagati y'ibikuta 4 imyaka y'ubuzima bwabo bwose, nicaranye n'abari, nicaranye naririmbye mu makorari azaririmba yiteka. Isi ntisakaye, nta kintu na kimwe wankangisha ku isi. Ubu kugeza kuri izi saha nta kintu wankangisha. Ntabwo imodoka yancaho ngo nyifuze, ntabwo inzu yancaho ngo nyifuze. Ndumva nguwe neza. Mu kugubwa neza kwanjye rero ubu ndi n'umukristo mwiza, ntabwo nkiri muri social media, nta nubwo nteganya kuzazisubiramo, nta nubwo nkivuga ubusutwa ku muhanda mu biganiro. Simbuze ko bakora ibiganiro ari ubusutwa, hari ababihaye umurongo. Ahubwo giwe ndi umuvuga butumwa. Mpagaze mu nshingano. Paulo yavuze ijambo ubwo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, narinzi ibyo kwizerwa, narwanye intambara, none maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ibisukwa ku gicaniro ni igitambo babaga n'itungo babaga babaza, bagakuramwe amagufwa, bagakuramwe amayizi, bagakuramwe imyanda, bamara kubitora bakongera bakabikuramwe ibindi. Ni ibintu bidafite intege. Ndifuza kuba umushumba udafite intege, ndifuza kuba umwaposo udafite intege, ndifuza kuba umuvuga butumwa udafite intege. Ndasatira kubwira abantu ngo nibagera ikirenge mu cyanjye kuko nkigera mu cya Kristo Yesu. Abanyarwanda bafite umuvuga butumwa mwiza witwa Yongo, bafite umupasitoro mwiza witwa Yongo, bafite umunyamasengesho mwiza witwa Yongo, bafite umuhanuzi mwiza witwa Yongo utakijandika mu bintu. Naho ndi gushinga amatorero. Nibafunga insengero mu Rwanda, Imana ni umukire, ngiye kubaka inziza. Umujyi wa Kigali uzagera uko bati mwagiye mwubaka insengero nk'iza Yongo. Ibyo bizasohora kuko Imana yabimbwiye. Sinaho gusa, Imana ntabwo yampaye u Rwanda gusa. Matayo 10:28, mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa, abizera mu babatize. Ndumwe mu bagabo bagiye bahaguruka, nkahaguruka nkinjira mu gihugu ninjiyemo bwa mbere ntawe twavuganye. Mu mezi 3 nkamfite itorero rinini, nkahamagara abantu ukumveka ndabizi, abantu bakakira umwami Yesu. Yongwe rero nuko ndi nta kindi mfite cyo kuvuga, ahubwo mfite kuvuga ku Mana ibabarira ibyaha. Nuza kujya no muri social media mvuyeyo, natangaje ko umuntu uzangarura muri saga zo ku muhanda azajya kunsurira abakristo nasize mageragere. Niba ari ibu yaramfashe ikantera amapingu, inkuye mu kigo cyanjye cy'itangaza makuru, uzagaruka muri social media kansebye
babandi baza bagasebya ngo yongwe nanjye nzamujyana muri ribi. Urukiko ni rutamfasha nzabaza urundi umuntu ajya kuregama. Kuko imageragera urahagera hari indwara zikiza, urahagera ibigambo bikikiza, urahagera ubwibone bukikiza, urahagera ubusongarere bukikiza, urahagera wumvise hari indwara zimwe uhagera zikikiza. Urya ibigori ukanywa igikoma ukareba kamera ziri hejuru yawe n'inzego z'umutekano, ukaryama hejuru ku ngazi, ukabyuka mu gitondo ukoga amazi ya leta bakaguha n'umuriro ukibagirwa ukamara imyaka 3 utarareba inoti, utarareba igiceri, utaranareba WhatsApp n'ibivugwa kuri YouTube, bakaguha kuri site bakavuga ngo dere site uzajya ugenda urebe televiziyo. Hari indwara zikiza kuko hari izakize rero mpari. Ubwo nawe azagende zikire kandi je nabaye intwari kuko nabwirije ubutumwa bwiza hiyana abantu ibihumbi. N'ubuyobozi bwa gereza barambwiye bati taha rwose uragakoze Imana iragukoresha. Yego. Gaye ngo kubona Apotre Yongwe twaganeye mu kiganiro inkuru yanjye, nibyo agaciro gakomeye cyane kuba twaganiye nawe. Imana ikomeze gukoreshe, ikomeze kwagure izo nsengero wubaka mu mujyi wa Kigali, uzubake zigira akamaro kandi benshi bakire. Apotre mwakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Nawe wakoze Jaradi Mbabazi. Yego. Mwakoze cyane namwe rero gukurikira kino kiganiro mukageza ahangaha. Imana ibarinde. Nitwa Rwema Imbabazi, nahuta.